Yes, reka ngusuze kandi nkuhe ikaze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Muri kubireba hano kuri screen zacu, Imana iduteye iteka ry'uko turi kumwe n'umubyeyi Imana yahamagaye ikamusiga amavuta yo kwishima, ikamukura mu magana menshi y'abanyabyaha. Ariko cyangwa shanda kubeshye nawe uri umwe wavutse ukabyisangamo. Waravutse ubyisangamo. Mo Kristo yapfiriye nanjye narindi. Nawe wari urimo. Mubo yabatuye nawe wari urimo. Imana ihabwe icyubahiro rero nuko twinjiye mu kiganiro cyacu, ntabwo tuza gutinda. Ndagira ngo udusuhuze, hanyuma rero ukomeze upfundura agaseke Uwiteka yaguhaye ngo uzanire abantu badukunda badukurikira, kandi Imana iguha umugisha rwose kwitaba umuhamagaro w'Imana. Ni karibu. Murakoze. Ubundi amazina ni Nyiranduhura Betty, Yego. umukristo. Izina ry'umugisha Mama Karabo. Yego Mama Kara. Ndi Yesu aduhana umugisha, ndabasuhuje. Ndi kurireba hano kuri kamera, nakubwira ngo wambaye neza. Urakoze. Nizere ko nta kosa nkoze kubikubwira. Urakoze cyane. Hanyuma kandi tunejejwe nuko Imana ikuganiriza, ibyo ikuganirije ntubigire ubwiru, ukaza kubibwira abanyarwanda n'abandi bose bumva ururimi rw'ikinyarwanda, kugira ngo abafite ubwenge n'abafite kumva imvugo y'umwuka babashe guhumuka muri iki gihe, amahoro arumbye, urujijo rukarumbuka. Abandi Uwiteka ahamagaye kugira ngo bakore, abandi base nk'abanyeganyeza, hari icyo bita kunyeganyeza ibitekerezo. Hanyuma rero kugira ngo abantu bakanguke barebe, bavuge batari ko wa mugani iki ngiki cyo bigenda gute, bemera gute. Hanyuma tugiye kuganira ku biganiro biri spiritualite cyangwa se bigendanye n'isi y'umwuka. Uyu munsi twongere tubwire abantu ko mu isi y'umwuka hakorerwamo ibintu byinshi bitandukanye, tukabona ariko bigize ingaruka mu isi y'umubiri. Wajya kubona umuntu arahindutse, ariko ukagira uti se ahindutse gute? Kumbi ni ibintu bifite aho byahereye. Donc ibyo ubonye ni umusaruro w'ibyakorewe aho utabonaga. Abantu benshi bakaba badashobora gusobanukirwa ibyo bintu, rimwe na rimwe bakanabyisangamo batari bazi ibyo bari gukora. Wenda bimwe ngo ni mu mico, ngo niko naje mbibona, ugasanga wanyu bakora ibintu ntiwirwe ubaza ati ibi ngibi ni ukubera iki mubikora, ni biki, nawe ukazabyisangamo. Ariko rimwe na rimwe ukazagira umwete cyangwa umutima wo kubitekerezaho, byarangije kukugiraho ingaruka. Naho tugiye kuganira, wa mubyeyi we, nawe nzi ko uri umuntu w'Imana, uri umuhanuzi w'Imana, Imana yahamagaye. Ndagira ngo musengere, musabiye umugisha mu izina rya Yesu, amaraso ya Kristo agutwikire, kandi Imana igushoboze kuvuga ibyo ishaka ko uvuga, kandi unesherezwe muri byose, kandi mu izina rya Yesu iki kiganiro kigira imbaraga, ntabari amagambo yawe, ahubwo ari Kristo uvugira muri wowe, kugira ngo abumva bumvire kandi bahinduke, babohoke mu izina rya Yesu. Amen. Ni karibu, Umwuka wera akuyoboye. Imana iguha umugisha. Yego. Mbere na mbere ndabanza ntange ikiri nk'itangazo ku bantu b'Imana. Yego. N'ab'imyuka ubwo nabwo barahita babyumviraho. Yego. Muri iki gihe cy'igicuku kije, Yego. udafite umwuka w'Imana, akaba adafite n'umwuka w'imyuka mibi, wa Satani, yirinde. Udafite kimwe muri byo yirinde, kuko abanyamyuka baraziranye mu myuka mibi, n'aba mu mwuka w'Imana baraziranye. Umwuka ndavuga uw'abarangi, nibwo buryo bwumvikana neza. Yego. Umuntu ufite umwuka w'abarangi arahanura, ararondora, arareba ibintu byose, aranavuga, ndavuga ngo aravuga bikaba. Yego. Kuko ubwo bubasha barabufite. Yego. Kuko bamanura inyenyeri ku gicu zikagwa hasi. Yego. Rero wowe udafite umwuka w'Imana yo mu ijuru, ngo niwigenzura usange kuko uwo mwuka w'Imana ntawe ufite. Yego. Wirinde, kuko ntuzamenya ufite umwuka w'Imana n'udafite umwuka w'Imana uwo ari we. Ubwo umuntu w'inyama n'amaraso gusa yirinde, kandi agerageza ashake n'uruhande akwiriye guhereramo. Yego. Niba ari ku ruhande rwa Satani, genda rwose, kuko Imana ifite abizakoresha. Niba ari ku ruhande rw'Imana, jyamo. Ariko niba udafite umwuka ukiri kujarajara, afazari genda ujye kwiryamira, ureke gukora muri iki gihe cy'ijoro. Kuko iki gihe cy'ijoro kiri gukoramo abanyamyuka, bivuge gutya, abafite umwuka w'Imana n'abafite imyuka mibi. Iyo uvuze igihe cy'ijoro uba ushatse kuvuga iki? Wenda igihe cy'ijoro
uravuze uti muri iri joro Daniel umuntu udafite araririmbye. umwuka w'Imana. Urabwira iri jambo. Daniel araririmbye ngo dore bugiye kwira ngo aho umuntu atabasha gukora komeza intambwe zanjye umpe n'umucyo wawe. Irindi jambo ngo mu gihe uzaza uzambonere kure kubera ko nzaba mfite umucyo wawe. Irindi jambo riravuga ngo hari igihe cy'ijoro yaciyemo umugani ngo abakobwa 5 b'abanyabwenge na 5 b'abapfu bose igicuku kije bararyama barasinzira. Bamwe basinzirana amavuta abandi basinzira nta kintu bafite. Ngo umukwe atinze bose nyine barahunikiye. Ariko mu gicuku n'ubundi ntitubizi igihe data azazira. Ariko icyo tuzi cyo umunyamwuka n'utari mu buryo bw'umwuka arabizi neza ko abibona ko turi mu gihe cy'igicuku dukwiriye gutegereza umukwe dufite amatabaza yacu yaka. Utayafite rero nawe ashakishe kuntu abona amavuta azashyira mu matabaza igihe Kristo azazira. Rero kuko nijoro n'ubundi hari abantu bari gukora ntabwo bikuyeho ko abantu bose basinziriye ariko barakora. Hari abantu baryama bwije ariko hari n'abandi baba bafite akazi k'ijoro. Hari abaryama bwije hari n'abakora hari abakora ku manywa hari nijoro ntibakora. Ariko mu gihe hari nijoro hari abaganga barakora. Hari abashinzwe umutekano barakora n'indi mirimo myinshi itandukanye. Ariko harimo n'abandi bakora abajura bagizi ba nabi abasinzi abarozi mbese abapfumu buryo umuntu yitwikira ijoro akajya mu gipfumu ibintu nk'ibyo. Ubwo rero niyo mpamvu mvuze muri iki gihe kuko biragaragara hari igihe cy'imyuka umwuka w'Imana n'umwuka w'ababi bari guhanganira mu gicuku. Kandi bigaragarira buri wese. Rero nk'uko abantu bari kujya ikikwereka ko ari igihe cy'akarindagiza nuko umuntu atabasha kumenya ko umuntu uri kumuhanurira afite umwuka mubi cyangwa afite umwuka w'Imana nuko hatari kubona ni mu gicuku rero. Kuko rero iryo joro ryamugereyeho niyitwararike bazavuga ati mu gicuku sindi bugende ntakubitana n'abambuzi bakankubita bakampondagura bakanyambura n'utwonane nifite nabika utuvuta twe aturyameho avuga tudutike twanjye nzadukora hari uko numvisha ijwi ry'uko umukwaje cyangwa se bwakeye mu cyangwa bukeye abayatinze ataje ubwo buzacya. Ariko ashobora no kuza mu gicuku basuka byukana utuvuta twawe katujyana. Ubwo rero ni igihe cy'igicuku cyo gukora muri iyo si y'imyuka umwuka w'Imana n'indi myuka bari gugonganira gutya muri icyo kirere cy'igicuku. Murakoze. Rero urumva twatangiye tuvuga mu bijyanye n'uburyo bw'imyuka. Mu mwuka w'Imana ho ntago uraza mu myuka haraza umwuka w'Imana. Ni imyuka iraba ari imyuka mibi nk'uko birivuga ko hari umubi. Umubi ni umwanzi w'abana b'Imana. Ubwo rero n'ubundi barahanganye kuko nta rukundo ruzigera ruboneka hagati muri bo. Nubona umuntu yakwanze uzamenya tuyanyanze kubera ikintu uko umwuka uri muri wowe n'uri muri we bidahura. Mureke nyine mwirinda ahubwo ubwo n'umwanzi wawe nucunga n'abarakurya gatsinsi. Yesu yaravuze ngo tudateranije aba ari umwanzi wanjye. Rwango yarasize aruvuze ko ruzabaho. Kiza urwango hagati yawe y'urubyaro rw'umugore n'urw'inzoka. Ubwo rero ntabwo nzakwihomaho ngo dukundane nzi ko umwuka uri muri muri nge bitari gukorana. Ngayo nguko. Rero ni ubutumwa nzaniye abantu abanyarwanda n'abari hanze yarwo n'abandi. Ni ubutumwa mbazaniye cyane cyane nge ndirefera ku gihugu cyanjye cy'abanyarwanda kuko mu buryo bw'imyuka abantu benshi cyane babana nayo batabizi bagakorana nayo batanabizi. Ni ubutumwa bw'uburyo abantu baterekera kandi ari abakristo barabatijwe barabaye abantu b'Imana barabaye abakristo ariko bakabikora batabizi. Bakora ibyo bintu rero batabizi bikabageraho ububasha n'ubushobozi n'ibiki byose muri icyo kirere cy'imyuka mibi kandi bo bazi ngo bari gukorera Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru. Ariko bakabikorana n'ibindi. Ubundi Bibiliya iravuga ngo ushaka kunkurikira niyiyambure aza nkurikire yikorera umusaraba wanjye tujyane ankurikire. Ntabwo rero uzakurikira Yesu ufite n'ibindi wikoreye. Ahandi nanone mu Bisirayeli bari mu gihugu cya Egiputa. Farawo Imana imuzengereje yagezeho arababwira ngo reka mbabwire noneho ngaho nimugende mujye gutambira Imana yanyu ariko nimujye kure. Kugira ngo nimba kenera mbabone nimba ushakaho ko usambana nkubone
ninga ushakaho ko wiba nkubone ninga ushakaho ko hari ikintu nkorera nkubone gusa wowe byitwe ko wagiye gukorera iyo mana yawe ariko nanjye ntunyibagirwe ntukore ibintu byo gushyira umupaka hagati yanjye n'aho uri kuko nanjye nzagukenera ntujye kure yego ubwo rero hari abantu batagiye kure ya Farawo yego baguma hafi ya Farawo ariko bajya no gutambira imana yabo yo mu gihugu cyo mu ijuru abo bafite ikibazo gikomeye abo rero ni mu kigo tureta twitwara muri yasi yo guterekera kwakoranaga n'indi myuka yego yo mu bwami bw'umwijima kandi bagomba kuba bakurikira imana yo mu ijuru niba warakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza ugomba kumwakira kumusanga wese ntugire utwo usigaza Bibiliya avuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba abaye icyaremwe gishya ibya kera biba bishize noneho uravuga uti hari abantu bajemo ariko bagumana n'ibya kera barabizana baguma hafi ya Farawo igihe cyose rero arabakenera no mu isi y'umwijima iyo abashatse barababona icya mbere rero turahera ku babyeyi bari muri iyi minsi bari kubyara cyangwa se banabyaye na kera nibo turaheraho ukaba uri umubyeyi ugatwita inda y'amezi 9 igihe wajya kubyara ukagomba kubanza kujya gutamba umwana wawe mbere na mbere ngo ugiye gushaka umuti witwa kuzingura imana yabantumyeho kwa kundi bazingura inda ngo bazingura inda ntuzajye kubyara utarafata umuti barakuzinze kubera yuko rero ibintu byose byabaye mu gikirisitu yego umuntu numubwira kujya mu mupfumu ugaragara ntago arapfa kujyayo ubu barabihinduye barabidefiriza neza baravuga ati uyu arazingura akanasenga arasenga n'umukirisitu aramanza akagusengera aba yabisengeye akaguha n'umuti akaguha umuti ariko tumenye ngo imana asenga ni iyihe uwo muntu wasenze imana asenga ni iyihe igomba gutanga imiti kugira ngo umuntu agomba abone kubyara imana rero ni ebyiri yego udakorera imana yo mu ijuru afite indi mana akorera itera gutwita n'itera no kubyara yego wowe ubonye ko wamutwise ariko utazabona imbaraga zo kumubyara imana yamuremeye muri wowe imurindiramo amezi 9 nta magufwa wahekenye nta magufwa wahekenye ngo niyo yamukoze ntaki ariko noneho imbaraga aho bigeze ubwoba burakwishe ati umwagent aje yihuta arakubwira ati nutizinguza uzapfa iyo wabyerekejeho umutima no gupfurapfa ariko iyo uhamije Kristo ibi mbabwira nanjye mba naraciye muri urwo rugendo iyo uhamije Kristo baguteza impamvu nyinshi zishobora gutuma ujya gushaka umuganga utari umuganga wemewe na leta wa muganga wo hirya wa wundi ufite ibintu aragukubita ku nda wa muntu uragutongera ati kano uzabanza ugasimbuke cyangwa uzagasige ku nda ngo hari nabo bazinga ingata bakazibarenza ngo bari kubazingura ngo bakunde bagende kubyara kuko bikanabahira banagera kwa muganga bakabyara bitabagoye utabikoze hari igihe kenshi kugira ngo uzajye kubyara umva ikibudiko cy'abadayimoni kikuzuraho kikakwereka ko impamvu ndiri kukurya birenze ibikenewe ari uko utizinguje hari abakecuru baba bari no kwa muganga n'udukapu banoshera ati umwana wamuhaye umuti nka mama nkanjye nkaba ari umwana wanjye nkamuherekeza nkavuga nti mbere yo kujya kubyara mwana wanjye ndangwino mbanze nkujyana ahantu zana uwo mwana tubanze tumunyuza ahantu umwana w'umukobwa inda ya mbere akayibyara yabanje kuyimurikira Satani ndabivuga muri ubu buryo Satani ntago wemera ko habaho abantu bazingura ntabwo mbyemera witeka imana itanga gutwita itanga kubyara ni ukuvuga ko wowe uko ubyizera cyangwa se uko wahawe ubutumwa ni uko umuntu ashobora kugenda ngo agiye kwizinguza inda ye kumba agiye kuyimurikira Satani mu buryo bw'uko wenda Satani akorana n'uwo muntu witwa ko azingura ubundi ibitubaho byinshi ibyo twibwa ibyo tubura byacu biba byaribwe kuko Satani ntarema yego imbaraga z'imyuka mibi ntizirema zifite ibyo zibye zibyiba Imana yabageneye guhabwa mu kubyiba rero nta bundi buryo bari bubibonemo barakoresha strategy zose zishoboka
kugira ngo bagere ku ntego yabo. Ndakumva. Uwo muryango uzaba ari uwabo. Ubundi mbere rero mu bijyanye no guterekera no gupfumura n'ibi bintu, umubyeyi yarabyaraga mu bisekuru byahise hataraza Imana rurema, bataramenya Imana rurema. Bakafata umwana wavutse bakamujyana kumumurikira za Nyabingi cyangwa ahandi hantu, bakabaturaho imigisha cyangwa se ibindi bintu, bakavuga ati bizagende gutya na gutya, mbese bakabamurikira. Rero kuko umubyeyi amara kubyara akihutira mu kujya mu rusengero, arajyana ntaho bazabonera uwo mwana, baramufata akiri mu nda, bagomba kumufatira mu nda akavuka bamumuritse ari uwabo. Nawe ukizera ngo baranzinguye mbyaye umwana muzima, mushyeye pasiteri baramusengeye, ni umwana ukijijwe, kumbi yamuritswe kera, yatanzwe kera. Ababyeyi bakibyara n'ababyaye bo byabayeho bitonde. Ababyaye rero barabikorewe, natumweho yuko abana bafite uyu munsi atari ababo. Yesu we, bakora iki? Barasaba kujya mu Befeso 6:10, twambara intwaro zose z'Imana, zose uko ziri. Yego. Basanga Imana, basenge bya nyabyo bwabo, babanze bikuremo ibibarimo imbaraga za karande zabafashe. Yego. Nibarangiza bajye gukura y'abana babo aho babashyize. Imana ikumugisha. Ibyo birumvikanye. Bambara imbaraga z'Imana, bakuza abana babo aho babafungiye, kuko nibo babigizemo uruhare kugira ngo abana babo bajyanwe. Yego. Uko babajyanye umwanzi azabakoresha icyo ashaka. Icyo ni kimwe. Yego. Ikindi cya kabiri, natumwe ku ngo uyu munsi. Ingo zubatse. Yego. Urugo n'amatungo umuntu abihabwa n'ababyeyi. Yego. Umugore cyangwa umugabo umuntu amuhabwa n'Uwiteka. Yego. Ingo zitubatswe n'Uwiteka zubatswe na Satani. Ubwo mvuga Satani kuko kugumya kuvuga imisi ukundi kuntu byaba byinshi. Yego. Zubatswe na Satani, zubatswe n'indi Mana itari Imana rurema. Yego. Iyo Mana rero itari Imana rurema yubatse urwo rugo, ifita ko yahereyeho. Imana yacu ikintu cya mbere yanga icyaha. Cyaha cy'ubusambanyi ni icyaha. Imana ngo yanguru nuko kuko gikorerwa no mu mubiri. Yego. Icyo cyaha rero umugore cyangwa umugabo uzi neza ko yabanye n'umugore we n'umugabo barabanje gukora icyaha cy'ubusambanyi, urwo rugo ntabwo ruri ku Mana, rwubatswe na Satani. Naza gutwara ibyo cyangwa kugira ibyo aza kureba mu rugo rwe, ntuzamwiruke. Wa mubyeyi we, bashiki bacu bajya ku mbuga nkoranyambaga akavuga ati ngeri uri n'umusore ushaka kuntereta, sinzashakana nawe tutaryamanye kugira ngo numve kubinkorera neza. Uri kubyumva? Nese nuba wamwikundiye kandi ukumva yagushyize izo kondisiyo, bizagenda gute? Aha ndahatindaho. Yego. Ubukwe bugomba kububwera, na pasiteri usezeranya atanga seritifika yo kurinda ubusugi cyangwa se kurinda ubukobwa n'ubusore. Yego. Mwarihanganye, mwakoze ibishoboka byose, mwahuye n'imitego myinshi itandukanye, ariko mwaririnze, mwakire seritifika. Muranesheje. Icyiciro cy'ubusore cyangwa cy'ubukumi murakinesheje, mwakira impamya bushobozi ko munesheje. Impamya bushobozi kuko watsinze. Kumbi bari kuyigereka. Iyo mpamya bushobozi ikintu cya mbere ukoze icyaha kuko ntiwayikoreye. Wenda tugendanemo neza, hari umusore wakoze amakosa, hari n'umukobwa wakoze amakosa. Yego. Ariko niba basi ugeze igihe cyo kuvuga ati ngiye gushinga urugo, buriya padiri ajya bikora neza ngo bajya gusaba penetesiyo. Basi muri ibyo gutekereza uwo muzabana, kuko ushaka ko urugo rwawe rugomba kuba. Yego. Wowe musore cyangwa wowe mukobwa uri gutekereza gushinga urugo, uko niba utangiye kugera muri urwo rwego rwo kubitekereza, basi menya ngo niba ushaka kubaka urugo rushingiye ku Mana, hari iby'Imana yanga. Kandi mu Kristo yapfiriye urimo, ntawe gucirwaho iteka, warangiye akifite ubuzima agihumeka. Genda usenge Imana, ubwira ati nakoze ibyangwa n'amaso yawe, mbabarira kugira ngo urugo rwanjye rutazubakirwa kuri Satani. Mbabarira undemere umugabo unkwiriye, unshakire umugabo unkwiriye. Mbabarira undebere umugore unkwiriye, mbese aba ari wowe unyubakira. Ukihana umaramaje utazasubira. Warangiza ukabona kujya kwinjira muri gahunda zo gushinga urugo, kuko gushinga urugo ni umuryango kandi umwanzi yanga, kuko hagiye kubonekamo, hazavukamo abana,
ubundi mu buzima busanzwe uruhinja nirwo ruhigwa no kubaka urugo nibyo bintu bya mbere bihigwa. Yego. Ubwo rero wowe musore nawe mukobwa ikintangaza ni ukuntu umwana ajya mu murenge ku wa kane yava mu murenge umugabo kwihangana cyangwa uwo mukobwa kwihangana ngo basezerane ku wa gatandatu bikanga. Ikikwereka ko haba hari ikihishe inyuma. Yarihangana barakundana barihangana ati noneho wabaye uwanjye. Icyo gihe n'umubyeyi ubabyara niyo umukobwa yajya kurara kuri uwo musore avuga ati none se ko basezeranye reka isezerano rya mbere ni umurenge. Ariko icyo gihe urwo rugo ntabwo rubaye iki urwera. Icyo gihe rero umwanzi naza gutwara ibye ntuzaburane. Donc ubwo duhite twumva ko aba bantu bavuga ati ntago nge tuzashakana tutaye twaryamana n'ubundi uruwanjye ngwino tubikore n'ubundi bizarangira nkushatse sinzaguca inyuma, bamenye ko urugo rwabo bari kurushyira mu biganza bya Satani mu kaga. Kandi ayo majwi ari kubabwira ntago aturutse ku Mana, n'ay'abadayimoni bashaka kubambura ibyo bakagombye kuba bafite, bagiye kumurikirwa. Abantu bo byabayeho bakaba barabyisanzemo. Uyu munsi wenda tugiye kubwira abantu babiri. Hari abantu wenda bari bakiri muri fiançaye bari muri ubwo buryo bwo gutegura ubukwe, ariko bakaba batari bazi ko ibyo bintu ari ibibazo bari buze kuba badukurikiranye, bakaba bararangije kubikora ariko bakaba batari bana. Ni gute bakweza urugo rwabo ko rutari rwabaho kugira ngo ruzaburwera? Ese ababanye bonyine bararangije kubikora nyine baranyuze muri izo nzira za Satani, bo bakwiriye gukora iki? Ubundi ikintu cya mbere no kwihanira kureka mbere na mbere. Yego. Uwo byabayeho akaba yarabikoze, niyo mpamvu nizo ngorane tugenda dukubitana nazo. Yego. Ntabwo Satani ashaka ko urugo rwubakika. Haraboneka impamvu zose arazana mu rugo. Niba umugabo barabanye ari umusambanyi, nabo ubwabo barasambanye, umwe azakwepa ate? Niba ubyaye umwana muri urwo rugo rwawe nawe uzi neza ko watashye muri urwo rugo utwite, uzabwira umwana kumubuza gusambana gute? Nawe ubwawe warabikoze mama, wowe ko byakunaniye se uratubwira iki? Ubwo wowe nk'umuryango uzahugura umwana wawe gute? Ubwo bukereye karandi zahoraho mpaka. Yego. Dawe kwifata byarakunaniye, uzigisha umwana wawe kwifata? Koko. Kandi nawe byaranze, wowe mugabo byaranze uzabwira umuhungu wawe atirinde. Wowe mubyeyi wagiye gutyo uzagenda ubwira umwana wawe atirinde, ntibizakunda. Kandi nawe byarakunaniye ari no mu gihe cya kera, arakubwira ati mami wewe noneho wari no mu gihe cya kera atari nko muri no minsi. None wahera he? Nta kintu wabasha gusobanurira umwana wawe ngo yifate nawe byarakunaniye. Rero ubwo bivuze ngo bahise wubaka ikiri fondasiyo yawe mu butaka hasi ku muryango wawe hariho icyaha cyitwa gusambana. Icyo cyaha cyitwa gusambana rero umwanzi nahatera mwihaye kujya kumuzanamo ibindi bintu, kuko niba urugo ari urwe urajya kuzanamo Imana nkandi. Banza umenye ngo uyu muntu ikibazo afite yagitewe n'iki. Bishobora kuba ariyo mpamvu ushobora gusanga abantu bakijijwe ngo bari mu makorari bararirimba barahantu, ariko nyine ugasanga wenda ajya no ku rusengero ngo hari n'abasambanira ku rusengero, akajya mu yitata ariko yava yagasambana, akabyara utwana tugahera muri 5 dukina n'utundi twana akakuza. Bishobora kuba wamugana ubwo uvuze ikintu cyo kubakira urugo ku cyaha. Donc bundi agaciro si itafari rigeretse kuri fondasiyo, agaciro k'inzu ni fondasiyo. Agaciro k'inzu ni fondasiyo. Rero benshi ntago bakoze fondasiyo zabo. Yego. Byashoboka ko waba warabikoze ukabikorana n'undi, cyangwa se namwe mukaba mwarabikoranye ariko mbere yuko mwabana, ariko ntimukore ibyaha ngo ubuntu busage. Utarumva iyi message agarukiraho. Niba ashaka kubaka urugo ruturutse ku Mana azirinde kubana n'umugabo baryamanye. Yego. Uzi ko ari kubiteganya amenye ngo fondasiyo ni ya Satani, ntazagira uwahamagara ngo naza musengera ibibazo byavutse, kuko natandukira akajya gushaka ikindi gihango hirya. Muze ngo ninyubakira urugo rwananiye byagoranye, ngwino tebuka mukozi w'Imana unsengere, kandi wararwubakiye kuri Satani atari Imana yarwubatse. Wa mukobwa we nawe wa musore we uduteza amatwi, iryo jwi rikubwira ngo reka ubanze uryamane n'uwo mugiye kuzabana cyangwa muri guteretana, ni irya Satani, ntabwo ari iry'Imana. Kandi ntabwo ari irya Satani rirangira uwo mwanya utagira ngo nimurangiza kuryama biraba birangiye, ahubwo ni ibintu bishobora kuzakuba connecta iteka ryose n'urubyaro rwanyu n'abazabakomokaho bikabakurikirana. None hakanira iryo jwi rya Satani hakiri kare. Niba byarakubayeho ihana ubwire Yesu uti nabikoze mu bujiji ntarizera, ariko ubwo menya ukuri nyeza sinzongera kurinda nshakanye
n'umugabo wanjye cyangwa n'umugore wanjye. Icyo ni icyiciro kimwe, ubwo kigiye ku ruhande. Ba bandi rero babyisanzemo baranabikoze, bafite fondasiyo, ikizu kikaba kimaze kuzura kinasaka, ariko fondasiyo ari ku cyaha. Barabigenza batangiye. Ubundi isezerano Imana iyo iguhamagaye ishobora kuguhamagara igukuye ahantu, umwuka uguherekeza waturutse aho hantu n'ubundi wari uri. Urugero, turafata urugero kuri Aburahamu na Sara. Imana yarabahamagara ababwira ngo va kwa Sotera, njye nzakwigirira ishyanga ryanjye. Yego. Avuyeyo haba umuneka umwuka ati wa wundi basezeranye kera ati kiraducitse, nacyo kizagwe ku gasi. Yego. Kitabyaye. Umwuka urabafata. Yego. Kandi Imana yarabahamagaye, kikwereka ko hari imitongero iba yaratongerewe ku buzima bw'abantu. Yego. Bakubita imyaka 90 batarabyara. Ubutoya n'ubusore n'ibiki byose birarangira, byikuba inshuro ebyiri. Ariko kuko Imana yabonye ko bo batabigizemo uruhare, iravuga ati naho babikora, njyewe ubwanjye nzarinda icyo navuze, njye muzabyara. Yego. Aburahamu yageragaho yiheba, Imana ikamusohora ati reba mu ijuru, nzakugira nk'inyenyeri zo ku bicu, reba hasi ku mucanga, nzakugira nk'umusenyi wo ku nyanja. Ariko ntiyigeze ihamagara Sara ngo ujye kubimubwirana na Aburahamu. Sara yabaye aho yumva ijwi yuko Imana yabwiye umugabo we kuko uko dutashye cyangwa ibyo twabonye dudepoza mu ngo zacu. Bibiliya irambwira ngo urugo ni ijuru rito. Yego. Iyo atari ijuru rito ngo ni kuzimu hanini. Hekada. Urugo ni ijuru rito, cyangwa kabikuzimu guto, cyangwa kuzimu gukuru. Ntabwo ari kuzimu guto, kuko ubwo hazabikuzimu gukuru, kuko umuryango munini uzapfira mu rugo. Yego. Noneho Aburahamu icyabaye kwa gukurikiranwa kwa wa mwuka wo kutazabyara ngo azapfa arangiye, hatazagira abamukomokaho bazagirira umumaro Imana. Yego. Imana yirinda ijambo ryayo. Babonye ko Imana ikomeje kubabwira ko izabaho urubyaro. Yego. Bamenya neza yuko Imana yanga icyaha. Avuga ati rero kuko Imana yabo yanga icyaha, reka njye ninjire mu mwuka wa Sara yoshya Aburahamu akora icyaha. Aburahamu akora icyaha, abyarana na wa mujawe. Sara ati rwose nimukikira n'ubundi byo kubyarana rwose Imana yaravuze, ariko ntago twayirenganya, n'ubundi azaba ari umwana wavutse mu nda yawe. Yaravuze ibiri nk'ukuri mu bigaragara mu bifatika. Yego. Ati nimukikira rwose Imana yakubwiye ko izakugira ubwoko bukomeye. Ishimayeli rwose. Kandi koko aramubyara birarangira, Sara amuha amata, mwitaho, amufata neza. Ariko Imana kuko irindi ijambo yavuze, irarenga irongera tanga wa mwana w'isezerano. Kimara kumutanga biba mbirimbiri. Bibaye mbirimbiri, niho nshaka guhita ngera kugira ngo wowe washatse urugo warabanje gukora icyaha, utazahamagara abagusengera utabanje gukuraho ikibazo cyateye imbere. Yego. Aburahamu abonye byakomeye, ajya gusenga. Sara ari kuvuga ati mbabarira ukuru uyu mwana muri uru rugo na nyina bagende, nta mugabane bazagabana n'umwana wanjye w'isezerano. Yego. Irukana inshoreke n'umuhungu wayo. Reba Aburahamu umwana we wa mbere yabyaye ari ubwa mbere. Urukundo amufitiye. Ajya gusenga ati Mana mbigenze. Yego. Twavuze ko ubundi iri jambo ry'Imana ni incamake. Iyo umwuka yaguhaye kurisobanura, ushobora kuva mu gitondo ukagera nimugoroba. Yego. Arangije ageze imbere y'Imana, Imana iramubaza ngo Aburahamu uje gukora iki? Ati rwose Sara arimo arambwira ngo nirukane uriya mwana Ishimayeli wavutse gutya na gutya. Iramubwira ati sinari naragwaye isezerano ryo kuzabyara? Ati yego. Nguye isezerano wari uri kumwe na Sara? Nabikubwiye wenyine. Nkubwira ko uzangana n'umusenyi wo ku nyanja, nkubwira yuko uzamera nk'inyenyeri zo ku bicu. Sinabikubwiye uri wenyine ukagenda ukabibwira Sara? Urangije ugaca inyuma ukagenda Sara yakubwira ibyo akubwiye ukabyumvira utaje kumbaza. Sara ijya kukubwira ntuze kumbaza. Genda wubahirize n'ubundi byo Sara yakubwiye. Genda umwubahe kuko n'ubundi nakerana kare ni wubashye. Narakubwiye uransuzugura wubaha Sara, n'ubu ugenda umwubahe kuri Isezerano ryanjye ni warihaye agaciro. Yego. Wumvise ko Sara ari hejuru yanjye, wumva agaciro ka Sara. Igihano gifata Aburahamu n'agahinda n'imubabaro urenze ukenewe. Ibyo Sara kubwira ubikore. Wa mugore we, wa mukobwe, wa muhungu we, uri gushukwa n'uwo mugiye gushakana, ukabyemera mukaryamana. Ingaruka. Na cyagiye ingaruka zizaza uzazirengere, najya kugusambaniraho
uzihangana uzabyemere nk'uko wemeye ibyo yakubwiye n'ubundi uzakomeza ubyemere nakuyobora akakugaragaza agati ntuzabwire Imana ngo iki ubwo uzakomeza ubyemere uzagumye ubyemere kandi ntuzajya kubwira Imana ngo uyu mugabo wampaye kuko si izaba yamuguhaye ngo uyu mugore wampaye Mana ntago ariyo kuko uwo mwana Ishimayeli wavutse ntabwo Imana yari yabigizemo uruhare ntabwo yagombaga kujya kubaza Imana rero yubahirije ibyo Sara yamubwiye fata umwana utuzi amazi mu gacuma n'umutsima byo kurya ku kanya nta n'ikimasa cyamuherekeje nta n'inka yamuherekejeho kuzajya bamukamira ingaruka reba Aburahamu aho yasigaye atekereza ko umwana we ashobora no kuribwa n'igikoko izo ni ingaruka zo gukora icyaha Imana itakubwiye ntunayibase rero wowe wabikoze mbere yuko ubana n'umugabo wawe urasabwa n'ubundi za mbaraga ziri mu Befeso niho bundi bita bigenda bigarukira kujya guca bugufi imbere y'Imana ugasaba imbaraga zo gusenga kugira ngo ukuze y'urugo rwawe ubundi uvuga ati noneho nyubakira urugo Mana nyubakira urugo rw'umugisha hagati yawe n'umugabo wawe kandi ntago hazagenda umwe birasabwa ko usenga niba ari uri gusenga senga unasengera umugabo umuntu wagira umutima mugaruke niyo mutajya kuvuga ngo musubire kujya gusezerana ariko mukuzeho icyo kintu kibanze kirangire kuko mwagikoze ntawe ntimwature pastor ariko mwambaye amavara mupfuka amaso harimo n'abana mu nda mubatwita ibibazo byose ikibazo si umwana ikibazo n'icyaha mwakoze mbere y'uko uwo mwana avuka birasaba rero byose birashoboka ku Mana Imana yantumyeho ko ni umutunzi w'imbabazi Dawidi yaravuze ngo shyira ku munzani imbabazi zawe n'ibyaha byanjye ibyaha byanyu ni dutoya ku mbabazi z'Imana ikindi rero sinzi niba hari ikindi nanyuzwe rwose birumvikana uko usengera urugo rero ndahita njya kuba pasiteri basezeranye umuryango mwe ba pasiteri musezeranye umuryango uzi neza ko ufite umwuka w'ubudevorusi muri wowe uri kwanga kubikora kubera ko turi bubibone tukabona ko ngo umurimo w'Imana wapfuye ariko n'ubundi ntabwo uri gukora umurimo w'Imana umutima wawe waradevorushije mu rugo rwawe umugore ararukwe mugabo ararukwe wowe mugore mufitanye ukuntu niyo mwamurara mu gitanda kimwe mufite ukuntu bimeze tutakurirwa tujya kuvuga muzi uko mwatandukanye namwe ubwanyu wowe pasiteri uzabagura uryamana nabo bari hanze wowe mama pasiteri wowe mugabo mbese wowe uri gusezeranya dusore tugupfubura uko tungana gusezeranya ababageni uzi ibyo ufite umwuka wubaka urugo uzi ubujura uzi gusambana urabifite waba wasambanyije abo wagiriye nabi ubugambanyi ibintu by'ibyaha uzi waba ufite urabizi nawe aba bageni birashoboka ko bahagaze neza nta n'ikibazo bafite ariko uyu mwuka wo muri pasiteri ukataka aba bageni kuko umuntu wese atanga icyo afite icyo udafite ntabwo wagitanga ninga usangana umuceri niwe uzama ninga usangana amazi niyo uzama umuntu atanga icyo afite icyo adafite ntabwo agitanga narambura ibiganza ku bageni afite ibyo bintu bimwuzuye ku mutwe muri we umwuka uri muri we ngo turarahiye ngo icyo tuzahambira mu isi ngo no mu ijuru kizaba gihambiriwe ngo bano bageni ngo turabahambiranyije ubwo aho ubahambiranyije ni hehe niba uzi Imana ukorera ko atari yo mu ijuru urwo ruguba uri kubamurikira ni urwo ku Mana Imana yacu ntabwo ikorana n'abanyabyaha niba basi uzi neza yuko wabikoze iryo joro uzi neza yuko uri busezeranya abageni reka tubitwaremo gakeya uzararane n'umugore wawe mwihananye mukundanye mufitanye urukundo mufitanye ubusabane bimwe wabiretse basi ujye gusezeranya abageni uvuga ati basi reka mbaheshe umugisha Imana impagarare ku ntugu uyu munsi basi ikore mu bana bwayo impagaze ku ntugu basi nyisige hano ku bageni nigendere wowe rero mu pasiteri nawe ufite ikibazo mu kubaka uru rugo rwo muri ino minsi kuko hari abana benshi mwashyizemo imyuka yanyu mubagira ngo barasezeranya bageze mu rugo ya myuka yanyu itangira kubakurikirana umwuka w'ubusambanyi bwa pasiteri ufata umusore umwuka w'ubudevoruse urabafata umwuka wa buri kimwe cyose ufata aba bana nawe uri gusezeranya ufite ingorane bageni namwe mwiteguye gukora ubukwe uyu munsi mutarabukora inama nakugira wowe mukobwa nawe musore uko usengera umugabo Imana izaguha aba ari kusengera n'umupasiteri uzagusezeranya umusengere wenda iryo joro Imana izabe yamubujije amahoro basi cyangwa Imana ikuyobore ku muntu muzima wayo kuko irabafite birindwi bitarapfukamira Bayali aba ari uzagusezeranya abandi bya mobile ngo kuba utwite nta kibazo zana senkane nta ribi ngusezeranye
ibi bintu ingo ziriho muri no minsi Imana irengera abantu bayo dore zarangiritse ntabwo zubatswe n'Imana. Niyo mpamvu ibibazo biri kuvuka bakavuga ngo abantu bari gusenga bate. Umwanzi ntashaka umuryango, umwanzi ashaka ko abantu barangira bagapfa bagashira. Rero na pasiteri nawe muvuzeho, we mugene usengere pasiteri uzagusezeranya. Kandi nawe pasiteri nawe wikontorore umenye niba hari abo wakoreye amakosa ukabashyiramo uwo mwuka wawe. Ni waba ubizi cyangwa utarunabizi, ubimenye neza, wihane, ubasabira Imana imbabazi, ubabwira ati uwo mwuka nanjye ndawusenye. Mbese unagiriwe ubuntu wahamagara abantu uzi wasezeranyije abagize ibibazo ukabasengera bundi bushya, kugira ngo barebe ko ubuzima bwagenda neza, ingo zikubakika zivuye ku Mana. Kuko umuryango muri uyu munsi urarangiye, mwanzi yarawivuganye, nta muryango, imiryango yarangiritse. Niyo mpamvu za divorce zabaye nyinshi. Ibi nibyo turebesha amaso y'umubiri, ibiri mu mwuka batatandukanye, batagize gute, ntabyo tuzi ibera mu ngo, ntabyo tuzi. Ariko umuntu atanga icyo afite. Twakomeje. Ikindi muri bwa bukwe bwabo twavugaga, haracyarimo ndakibanda ku muryango. Ubu turi mu gihe cy'ubukwe noneho bageze muri reception. Wenda ushobora kuba warokotse ku mupasiteri ugushyizemo iyo myuka, warokotse ubusambanyi, wasambanye n'umugabo, ariko ugeze muri reception connection ziracyari kugukurikirana. buryo reception bageze ku marembo, abantu baterekera murabizi mwebwe, wenda barahari babizi, sindabibona ariko ndabizi neza, barabimbwira ko bibaho. Ngo ntibanywaga batabanje guha abakurambere bakabasukira. Abantu rero badukana gahunda za champagne ngo ziturika, bakaminina batya zikaba ziramenetse. Kwirembo nta nurafungura fanta kuri table, wicaye kuri table utegereje ko abageni binjira. Bo bakigera ku marembo ati mutaraturitsa champagne ntabwo biri bukunde. Atabageni bawe bahagaze, abageni bahagarare batubanza champagne banze turike, bazane wa muhungu wabitorejwe baduturikije ayituritse neza kandi nitameneka ntabwo birabari byo, bakanabyanima bagakoma amashyi. Uriya mwuka wa champagne wo guturitsa champagne ni cya kimenyetso cy'umuntu utagomba kunywa ataraho umukurambere. Bakabanza bagaha abakurambere, babibanza ari inzoga, ari champagne z'inzoga. Barangije kugira ngo n'abarokore bafatwe, bakora champagne zitari iz'inzoga ngo zitagira rikoro. Ati namwe nimukore nk'iby'abandi, namwe dore mwaracitswe, muze namwe munywesha abazimu, munywesha abakurambere. Nawe agaturitse umugeni ahagaze aho imbere, ikameneka, umukurambere yanyweye, ubwo abandi nimutangire munywe. Ubwo tayari kumbi baba babanje kugaburira abakurambere babanza bari bo banywa. Ati babyeyi mwakire mubanze musomeho mutahe ibirori, hasigaye dusangira ikirori, mundi mudufungurira ikirori. Uriya mwuka wo kubanza guterekera abo bakurambere ushobora kugira ingaruka kuri bandi, ku bageni. Hari undi wafunguye ikirori, hari ukoze ibyo bintu, bategereje ko abageni baza, nta wayiturikije umugeni adahagaze. Ni umugeni wayiturikije hagati y'umugeni umugore n'umugabo, nibo bonyine baturikije champagne. Bameneye abakurambere, uwo muterekero urakozwe, ikuzimu bakomya amashyi, kuko umukurambere abonye icyo yagombaga kubona. Yari yabuze umwanya mu rusengero, yabuze umwanya mu busambanyi, yabuze umwanya ahantu henshi, ariko awuboneye muri reception. Umuterekero urabaye. Abandi bo ngo hari n'abagenda bagafata imisatsi yabo bakayikata mu gutwikurura. Ibyo byose ibyo bakora ni imigenzo ya gipagani, ariko kandi ngo ari abarokore, ngo ari abakirisitu bo mu nzu y'Imana. Gutwikurura bagakata umusatsi, arabakata imisatsi ngo babatwikuruye. Hari ibintu byinshi cyane bibera mu bintu by'ubukwe tutabasha kumenya, batazi iyo umuntu atajya bazanga ibi bisobanuye iki, kubera iki bibaye. Ngo dukasa amasunzu, ngo buturabaretse ngo bahite bagenda, ngo bajye mu mirimo yabo. Bakoze ibintu by'imigenzo, ngo kirazira gukora ibi, kirazira. Izo za kirazira yanyu Kristo yarangije byose. Izo za kirazira zifite icyo zipfunditse, kandi abanyarwanda bavuga ngo kiliziya yakuye kirazira. Ariko nyine ugasanga hari ibintu nyine bikiziririza byo kwitonderwa cyane, byo kwitonderwa, kumva natabikora bizamugirira ubasha ku muryango. Icyo gihe umenye ngo uri guterekera kandi uri umukristo. Twagiye noneho imigenzo yabera ku bapfuye, umuntu agapfa bagacana amavuko babikoresha, ubwo mwe murabizi.
ibyo mukorera ku mavu y'aho mwacaniye nimwe muzi ibyo ari byo byihishe inyuma ku kiriyo ngo umuntu niba yapfuye bavuye gushyingura hari imigenzo mwe bagore namwe bagabo ngo mujya gukora ngo ku munsi w'urupfu mwavuye gushyingura nimwe mubizi mumenye neza yuko muri guterekera mufite konegisiyo muri gukorana n'iyo mizimu yanyu ngo hari n'abanywa imiti hari imiti banywa hari n'imigenzo bakora ngo hagati y'umugore n'umugabo ngo umukobwa ngo ntagomba kurara ngo iwabo ngo nyina yapfuye ngo bavuye kumushyingura ubwo urumva icyo yagiye gukora ubwo ntabwo nakwirirwa mbisobanura ariko nagiye mbikorera ubushakashatsi ntumva ijwi ry'Imana ribimbwira nagombaga kubanza nkabaza nkumva harabona agiye nganiza akambwira ati ibyo narabikoze nanjye mabuka apfa ndahita mbivuga gutya ngo niba habayeho umuntu wapfuye mu muryango umugore n'umugabo baratandukanye batari kumwe niba ari se cyangwa niba ari nyina birasaba ngo uwo mugore agaruka atahe iwe mu rugo niba bitabaye nyina bakamushyingura cyangwa se ni urwango rw'iteka ryose ntibazongera gusubirana murabizi mubiziho abakuru murabizi ubwo namwe muranyomoza ko ibyo bintu bitabaho ubwo niba batabanye kuri urwo rupfu ubwo byarangiye ubwo ibyo bakorera muri urwo bintu byo kudefiriza ibyo bipfu ubwo bupfu nibo babizi ariko icyo gihe baterekereye abazimu bafite konegisiyo n'ikuzimu kandi bavuga ngo ni aba Kristo ndabyumva neza aho ngaho rero mukwiriye kwigenzura mukamenya kabiri hari ibyateye zitatu tuba tuzireba umuntu akajya ku irimbi hashize amezi 2 mama arapfuye papa arapfuye umushuti wanjye arapfuye ukajya ku irimbi ukajya aho ari ugatangira kumubwira amagambo nk'uri kureba umuntu muzima ati mama burya wansize ndi muto none maze gukura mama nukuri no kuri statu ugapostinga mama byagenze gutya ubu tugejeje ahangaha runaka yarabyaye twarakuze amashami wasize twarashibutse umenye neza ko ibyo bintu uri gukora kwirimbi uri guterekera Imana ukorera ntabwo tuyizi kuko uwapfuye yapfuye urajya kumubaza iki birivuga ko nta kintu abazima bapfana ntacyo bapfana yasinziriye twibuke ko nta migabo n'imigambi ntabwo ari kukumva ariko idayimoni ye iraho hafi irimo irakumva irasohoza ibyo muri kuganira iragusubiza nutaha muraganira muragira ibyo muvugana umugabo witwa Samuel baramushitse mu mbaraga arazamuka ati munkuriye icyaho nari nibereye urumva yari yisinziriye ariko uri kujya kwirimbi kujya kuganira n'umuntu wapfuye ngo nkomeje akazi kawe ndi kugakora neza uri kubwira nde ko yapfuye ko wapfuye ntahuriye n'umuzima no kuvuga izo projet zawe n'ubuzima bwawe uri kumubwira ati si ntago wagiye turacyari kumwe korana nanjye mfasha muri ibi bintu dore bigeza ahashyiraho umusada izo mbaraga ziri aho wagiye nta kuntu wazizana tukagira utuntu twikorera mise n'interivona hari ukuntu umuntu apfa umwana akaba ari mutoya noneho nyina akaba yarapfuye aroga iyo umuganirije rero abakurambere bakibuka yuko mama wawe yari umurozi noneho ukavuga ati ikivi cyawe ndashaka kucyusa already agomba gukomereza turirimba ni muri korari ariko ubuzana mu Rwanda naho ngaho nuko nguko ibyo nibyo niko byubatse ubwo rero umenye neza yuko ufite umwami ukorera utari umwami wo mu gihugu cyo mu ijuru kuko urimo uze no kwibuka utubwira akantu hari atuntu njya mbona abana b'abakobwa bubakishaka baza hano kuri stade no kuri Facebook no kuri poste za WhatsApp inda n'inyarwege bakaba yikubise hanze baba bari kumurikira abandi ako nakuze kukadusubiza so uko se bari kwifotoza bari kwereka ni kwa kundi nyine ni ya myuka ni za mbaraga bari kumurikira imyuka kuko nuri hanze uri kubiri bakamenya ko runaka yatwise azakurikirana uwo mwana avuga ati yaratwise kumbi reka dukurikirane uriya mwana ntaducike ariko ubereka ati dore aho bigeze muramenye ntimurangare dore babyeyi narashibutse ati mbazaniye undi mukozi ndacyabongera undi ni ikibazo gikomeye abo bantu rero mu buryo bwo kuvuga ngo abapfuye ukajya kuvugana n'abapfuye ntaho muhuriye n'uwapfuye yagiye ubu hari ikindi kibazo nacyo numva mba ngomba kubaza kiteye uko umuntu wapfuye niba napfuye ngewe ntanga itangazo nimba ntihazagira umuntu njyana mu rusengero
azansezerera iwanjye mu rugo banjyane ku irimbi banshyingure kuko kujya kunshyingura si izindi mbabazi ni ukugira ngo ntabanukira ni ukugira ngo ntabanukira ko nubatanshyingura nzanuka baranjyana kuko uhamagaza nawe bavuga ati mudutabare muze mudufashe mudukurire nuko mu rugo ngo mu rusengero ngo bwanyu. Ubu ibi bintu byo kujyana umuntu mu rusengero wapfuye ari kujya mu rusengero Bibiliya mu isezerano rya kera hari tubwira ko umuntu wapfuye aba yahumanye intumbi yahumanye ntijye mu itaka ryayo hariya ntimugiye kunsabira Imana imbabazi ntabwo mugiye kumbwirira Imana ngo unyakire ibyo nakoze imirimo yangira bagiye kubwira ibintu byakwacyaga ku rusengero ati dore ntuzongeye kumutubaza uri kubyumva dore turamwohereje ntimuzagire ibindi bintu mwongera kutubwira ubwo ni ikibazo gikomeye uwapfuye aba yapfuye bavuga ngo n'intumbi ntibakayikoreho urumva muri Bibiliya niko bavugaga intumbi yabaga yahuma usibye no kuyikoraho iyo wabaga ubonye intumbi uri umutambyi ubwo wabaga uhumanye wagombaga gufata ikindi gihe cyo kwijya kwihumanura kugira ngo uzemererwe kuzongera gutamba igitambo mu gihe runaka none rero zisigaye zijya hahandi bitaga zarejejwe kera baribeshye ko batazizanaga mu nsengero ndibaza ngo iya Yesu ko itahaje zaba Petero n'izihakere n'abandi bashinzweho za kiliziya Petero baramubwira ati nzagushingaho itorero yakabaye iye yari amaze nk'iminsi 3 urumva ko batayijyanyeyo ubundi byavuye hehe wamukara bazanye intumbi baje kuyimurika uwapfuye yapfuye njyewe hari indirimbo nyavuga ngo maze imirimo yo mu isi ajyama ninyirangiza azampamagara anjyane iriya ntumbi bari kubungana mu rusengero njye sindimo ntago mpari nagiye tayari roho yanjye Kristo yayishyiriye none njye uri muranjyana mu rusengero kugirana itaka ni rya ndi bavuga ngo barivanye muri Israel barizanye mu Rwanda oya ni intumbi jyana aho yagenewe kujya iruhuke yiryamire wijya kuyicokoza uyihamagara ngo ngezeje aha nahanguriye ngo dufashe ibi nibi hatagiye kubabwira ati babyeyi uyu nguyu yaraje murabizi amafaranga yabahaga ay'imisanzu izi nkingi z'urusengero niwe wasikizeho turi imirimo yakoze sibyo baba bagiye kuvuga mu rusengero se ati babyeyi kuko njya bw'abantu ngo buri dini rigira imana yaryo hanyuma rero umuririmbyi yavuze ngo ku musaraba mwiza umuntu ahabonera urwandiko rw'ijuru rutari urw'itorero iyo bibaye ngombwa kucaho bagomba kujya kubivuga ati uyu yabaye umuyoboke mwiza yakoze ibi n'ibi mana y'idini mubo wabaraga hano ntuzongere ikagiye tutamugaya yego yikomereza rero abantu Imana iguha umugisha abantu bakwiriye kujya babaza ku byo babona ese ibi bintu biri biburiko bihuye n'ijambo ry'Imana mwabikurikije nde ukubera iki bibaho bimaze iki n'iki mujye mubaza fata abantu bakabajyana mu rusengero bapfuye ntago ari ikintu urusengero iteraniro ubundi niba twarabwiwe ngo mujye mukumbura guterana kwera tukajya guterana n'intumbi ikibazo gikomeye amateraniro akaba amakorari akaririmbira intumbi aho ni ikibazo gikomeye twe twagiye intumbi ya Robert wazaririmba korari Imana iturengere kandi tugirire neza nubwo tuba turimo turabiseka ariko umuntu aseka umubabaro bakagira ngo ni umunezero rero Imana iturengere biriya bintu rwose byo kujyana abantu mu rusengero bapfuye nabo wowe mushumba ubikora ugenzure niba koko mu ijambo ry'Imana niba ibyo uri gukora koko ari byo kandi kantu nibutse niba uri umukirisitu dukurikiye hari ukuntu ababyeyi bajya gupfa bakaba barakwereje kuba imandwa hanyuma umubyeyi wakavuga ngo azashiramo umwuka ruko agize gute akubonye umukecuru mukuru ubwo ni nyogokuru cyangwa ni sogokuru wawe akajya yirwa ahamagara ngo nibanzanire umwana wanjye mukajya ngo ni izindi muhwe ukimara kuhagera nta mihanga agukoraho cyangwa imigenzo tayari gahunda ugakagaba gushibukiyemo nibyo mujya mwumva bene so bari kuvuga ngo ni ubuzima butagira gute butazima ubuzima butazima ni ibyo ngibyo Imana iturengere umukristo muzima agira ukuntu abyirinda cyangwa se byamubayeho amenye uko agomba kwishakamo imbaraga biracyaza hari igihe ujya nko gusenga ukaba uri gusengana n'abantu Imana ikaguha isezerano ryo gushinga urugo bakimara kuryumva mu isi y'umwuka
bakazana pirataje y'isezerano, ubwo niba ari umukobwa akazana umusore ariko ari umupiratano aje kugira ngo akubere ikigeragezo. Mbere y'uko Imana ivuga rimwe cyangwa kabiri. Bibiliya iravuga ngo Imana ivuga rimwe cyangwa kabiri, ngo ivuga mu bicuku bya nijoro umwana w'umuntu ashyizweyo ni ijambo ry'Imana mu kanwa k'abahanuzi. Ntabwo Imana ivuga rimwe. Niba Imana ikubwiriye ubuhanuzi mu rusengero ko iguhaye umugore ikanamutunga urutoki, gende nawe ufate umwanya wo gusenga unabaze n'ijambo ry'Imana, ese umugore ushaka ni uwuhe? Umugore ni umufasha. Noneho ugiye gushaka umuntu utazagufasha n'icyo agufasha uramujyanahe. Hariya ku mugore mu gushinga urugo, ubundi mbere na mbere wowe ugiye gusenga urinde, ugiye kubaza Imana urinde. Yego. Ubundi urajya kubaza wowe wemerewe kuyibaza kuko ntabwo ari buri wese wemerewe kujya kuyibaza. Yego. Ntabwo ari buri wese, hari kondisiyo yo kujya kubaza Imana. Hari kondisiyo yo kubana n'Imana. Urumva nyine nk'uko bavuze ko Imana ari ebyiri, iyo ugiye kubaza ntihabura igusubiza. Iyo ukorana nayo iragusubiza. Uwo mwana, uwo mugore w'umupiratano, bitewe n'uko wagiye kubaza iyo Mana uhagaze, iri hafi yo ibisubizo byawe biba biri bugufi bitewe n'uko uhagaze. Ahubwo niba ugiye kubaza Imana, Imana yo mu ijuru, banza umenye ibintu bitatu. Ndi umwana w'Imana kuko ayo maraso ya Yesu Kristo yampinduye kuba umwana w'Imana nyakuri, cyangwa se ese umwana w'Imana agengwa n'iki? Nukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka, ashima, ukabireba ukareba kuko kubyujuje, ukomenya ngo ngiye kubaza papa. Kuko umusore ugiye gushinga urugo aganira na se, ngo utaganiriye na se namenye sekuru yasize avuze. Ugiye kubaza Imana koko niso cyangwa si so, ugomba kujya kubaza Satani. Icyo ni kimwe. Kuko niba utari umwana w'Imana, ufite ibintu bikugose ibyaha bitandukanye, umenye neza yuko uragusubiza si Imana yo mu ijuru. Kabiri, kura ibishimwa mu bigawa, ubundi ube nk'akanwa k'Uwiteka. Ibishimwa mu bigawa wabimazemo, ntabyo ufite, ugiye kubaza koko ubona kuye ibishimwa mu bigawa. Ikindi cya gatatu rero uzakoresha kuba uri umwana w'Imana, icyo ni kimwe. Gukura ibishimwa mu bigawa, icyo ni ikindi. Icya gatatu ugiye kubarizamo Imana, urajya kuyibariza muri Yesu Kristo, ngo nta kintu muzasaba mu izina rya Yesu atari njye muvuze ngo mugihabwe. Ngo icyo muzasaba Data mu izina ryanjye muzagihabwa. Uwo Data, uwo Yesu ugiye kubarizamo uramufite koko cyangwa ntawe ufite? Haraza undi Yesu rero aza mwiyitirira, nusubizwe ugire ngo wasubijwe kandi utasubijwe. Biragusaba ibyo bitatu: kubura umwana w'Imana nyakuri, kuba warakuye ibishimwa mu bigawa ukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka, no kuba uri gusabira muri Yesu Kristo. Nibwo uzasaba wumvwe, nibwo uzamenya ko igisubizo hawe giturutse ku Mana nyakuri. Ibyo nibyo bimenyetso bizakwere. Ubundi Imana igusanga ikuroteshe bitewe n'ibihuri kugira byo gusenga. Kuko nta muntu muri ibyo yaravuze ngo mu bihe byo gusenga amasengesho yacu agera kure, agatambuka n'inyenyeri agakomanga urugi ngo ashaka kureba Imana mu maso. Iyo abonanye n'Imana mu maso baraganira, ati ndashaka umugore gutya na gutya. Imana ihita itanga igisubizo kuri rya sengesho ryawe ryageze imbere y'Imana, ugahabwa uwawe. Tugeze ku yindi ngingo isigaye. Nta urebye birasa nkaho byari birangiye. Icyo rero inama ngiye gutanga ni uko buri wese yikontorora. Shaka kubana neza n'Imana, akabanza akajya muri ibyo bika bitatu, akamenya neza nubwo yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, amenye ko kuko yamwakiriye. Kuko hari abantu bafite undi Yesu atari Yesu wa nyawe, babimenye, basengesha umwuka iteka. Muri iyi si y'umwijima hariho ibintu bikomeye. Ubundi mbese bashakishe ubwami bw'Imana. Yesu yaravuze ngo nkunda bashakana umwete nibo bazambona. Ntabwo uzaryama mu buriri ngo uzabona Yesu. Nkunda abashakana umwete bazambona. Nudashakana Yesu umwete ntabwo uzamubona. Ibyo byose bizakomeza bikugireho ububasha. Ababikoze rero murasabwa kwihana. Hari kimwe cyari kigiye kuncika, ndahita nkivuga nihuta. Umuntu uzi neza yuko yabonye umwana nabwo yagiye mu bapfumu, kujya kumuzanamo, mupfumu akavuga ati
ashobora kuba ku mupfumu nyirizina. Hari n'abapfumu bari gupfumurira mu bintu biyoroshe uruhu rw'intama imbere ari amasega aryana, kuko batari bumwohereze ku mupfumu akavuga ati none uyu ni umupfumu wo mu rusengero uri gukorera ongera senga bigakunda bikemera, niwe uzakureba wowe muntu yakubonamo ibintu byawe akajya kubizirika akagukorera ibyo ashaka byose kubera ko wamugiriye icyizere, kuko uteshwa gusenga Imana ukajya gusenga umuntu. Ati uriya muhanuzi ngiye gusenga ntajyanye nawe ntago nasubizwa, uriya muhanuzi ntajyanye nawe sinasubizwa. Icyo gihe kuko kwizera kwawe kwagiye mu mutima w'uriya muntu, niyo mpamvu umwanzi azakomeza kumukoresha ku buzima bwawe, kuko yagufatishije akajya kuvungurira gato 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 gato. Uzi rero ko yabonye umwana amukuye mu bapfumu, asenga Imana ashyizeho umwete kugira ngo akuze uwo mwana we, kugira ngo ubuzima bugende neza, agire umuryango wubakiye kuri Kristo. Usanga rero ibyo byose atabyubahije, amenye ko umuryango wubakiye kuri Satani, ibizajya bimubaho byose ntazaburane, yihangane, ntarushye abantu b'Imana ngo bamusengere, ahubwo ashaka ubwami bw'Imana bigishoboka yuko abona. Yesu naguhe imigisha myinshi, urakoze kubwo ubutumwa Imana yaguhaye utambukije, burakomeye. Kereka babandi bahawe kubyumvira mu migani ngo babyumve be kubisobanukirwa no kureba barebe be kubibona, ariko umuntu utari inkubwe ebyiri, ndatekereza ko iki kiganiro hari ibintu bifatika yumvisemo, kandi nta kindi nanjye narenzaho ngusabiye umugisha. Dushimiye n'abantu bose bari badukurikiye muri iki kiganiro. Duhurire mu biganiro by'ubutaha, bibutsa gukora subscribe, gusharinga bino biganiro kugira ngo bigere ku bantu benshi, kandi no gushyigikira umurimo w'Imana mu buryo ubwo ari bwo bwose. Duhure mu biganiro by'ubutaha. Shalom. Imana ibahe umugisha. Amen.